Rwanda n'u Rwambere nta rutu Rwanda. Yes, hari kola. Ari di kola. Allo? Oui, mwiriwe neza. Ego. Ninde tuvugana uri hehe? Nitwa Damascene mpereje Kicukiro. Yes, Damascene, umunsi mwiza w'intwari. Mukomere cyane coach Gaya. Ndabasuje cyane kandi abahobereye. Umunsi se turagufasha gute? Sasa ngewe nashakaga kwibariza ni nko kugisha inama ni gute umuntu ashobora kubika amafaranga rwose akaba nyine ukagira habit yo kutajya ukomeza ufite agatima ko kujya gukoraho ngo ukureho makeya ukemura akabazo nabivuzeho mu kiganiro wenda waje bitinze ariko navuze ko twabivuzeho kabisa utuntu tw'udutips umuntu yakoresha ariko mvuze vuba ikintu cyo kumenya kubika no kwizigamira ni mindset ni mu mutwe. Ntabwo ari amafaranga kabisa ukorera uko angana uko ari menshi n'ikindi mu mutwe. Ugize akadisipline ukavuga uti niba mpembwa reka nkuru 20% nyashire nyibagirwe. Twavuze ku bintu byinshi ushobora gushira nko muri savings account. Amabanki menshi afite savings accounts zunguka zikushobora kungukira hagati ya 9%. Twavuze kuri government bond ushobora kugura government bond ugashira amafaranga iyo ngiyo ni ikungukira hafi 11 kugeza kuri 13%. Urugendo twavuze naho wabigura aho byuze amafaranga yafashe ukayashira ahantu nkaho na ahantu hadahomba kandi ahantu hahungukira. Yes, amafaranga urumva bavuye aho uyabona. Noneho sigana ya 70% iyo uyikoremo ibyo ugomba gukora bikubeshaho buri munsi. Hanyuma hasaguka nakubwira iki utwikemo dukeya ariko uvuga uti nagize discipline yo kubika yo investinga ya future yanjye namaze kuyakuraho yicaye ahantu haro harabyarandi cyane. Aho kandi kuvuga uti twavuze aga principe yo kuvuga ngo pay yourself first. Dufite akantu nk'abanyagwa kuvuga ngo reka mbanze nishyure ibindi byose kedi necessities kombaho no hasigara nzabika. Ariko no umuvyeyi puko natekereza utangirira mu kubika hanyuma hasigara ubeho. Ahubwo ugenda ugabanya ayo kubaho. Nimba ubona wenda inzu yaguhendaga ari 100 shaka iyo 80. Boro gake ugenda ugabanya amafaranga kubeshaho. Naka discipline kabisa twavuze tuvuga kuri tips kabisa mu kiganiro. Ariko uyu mugabo Damascene dufite ikibazo kimwe. Ibintu by'amabanki asigaye ajya ku matelefone. Ahubwo no hari umuntu twaturi kumwe arambwira ngo banyeretse ngo amafaranga yanjye ngo avuye ngo kuri nuza ngo agiye ngo kuri Momo Cash. No Momo Cash ni ngo nta nyine ngo amafaranga wagiye ngo kaburura muri hafi aho ngaho ngo yakoresha. None se aho Momo Cash barangukira ngo ya ntabagiyeho gutyo tu agiyeho. Ndabaza ikibazo ufite I think gihuje n'abandi benshi rwose ntugire ngo uri wenyine. Ndabaza umuntu buri hari umugabo w'umuhanga wavuze ngo enteri ziribwa abapfapfa kandi zikaribwa n'abahanga. So iyo uzi ubwenge nta faranga ryemera ko ryicara ubusa. Rifate ukirihembwa ukureho. Buradamase uhembwa 200,000 ndakubwiza ukuri 170 byagutunga ntabwo wapfa cyangwa 160 sibyo. Ubifashe 30 ukabyoyira ukabishira ahantu ukabyibagirwa n'ubundi nibatungwa na 200 n'160 bizagutunga. Urumva bizagusaba kwiga umutu n'abaciye mu ijambo iyo 30 washyize ku ruhande ni gute ngiye kubwira umutima wanjye kayo 30 adakorwaho uko byaba bimeze kose situation n'abandimo agomba gukoza akaboko nyine yashire nicyo gikomeye. Voilà naho niba bigaragara Damascene ni mu mutwe nyine. Bihera mu mutwe. Aho nubona aho hantu rero mu mutwe tuvuga niho hatandukanye umuntu uzatera imbere uzaguma aho ari. Gusa at least warabimenye amakuru urayafite. Ubwo rero mu mutwe niwo ugomba kuhahindura. Ariko kuko yavuze n'ibihobora yavuze nimuka ko na Yesu yaravuze ngo ubaye mwizerwa muri bike
asaba umwizerwa asaba n'umwizerwa Oya. muri byinshi. So niba utabasha kumanaginga amafaranga make uzabasha kumanaginga menshi gute?